habayeho umugabo wari umunebwe cyane, yahoraga ashaka icyamutunga ariko atiriwe akoresha imbaraga ze ngo yivune. Yari umunebwe koko. Igitondo kimwe abyuka azenguruka umudugudu wose, ariko mu rugendo rufite icyerekezo. Yiyemeje kujya gushaka imbuto yarya kuko yumvishe inzara itangiye kumugeramo. Yaje kubona umurima umwe hafi aho ngaho, abona harimo pome zeze neza ziryoheye amaso. Yerekeza muri uwo murima atangira gusoroma izo pome. Ubwo nyiri umurima nawe ntiyari kure cyane, yari hafi aho ngaho. Abona uwo mugabo usoroma pome ze, aravuga ati reka ngende ndebe umuntu utinyuka umurima wanjye akansoromera pome. Ubwo wa mugabo w'umunebwe abonye nyiri umurima aje amusanga, ariruka ahungira mu ishyamba ryari hafi aho ngaho. Akigera muri rya shyamba yahasanze ikirura ariko gifite amaguru abiri gusa, kuko andi maguru abiri yari yaravunitse. Uwo mugabo yatangajwe cyane no kubona icyo kirura kibasha kubaho kandi kitabasha kwikura aho kiri, yewe kitabasha no kwigaburira. Yaratangaye cyane. Gusa ikindi cyamutangaje ni uko yaje kubona icyo kirura gihora cyishimye, kandi mu maso ye cyari kibabaje cyane. Akiri muri ibyo, abona intare ije isanga icyo kirura ariko ifite igice cy'inyama mu kanwa kayo. Abonye iyo ntare ije imusanga, yagize ubwoba bwinshi cyane, nuko ahungira mu giti cyari hafi aho ngaho kugira ngo kize ubuzima bwiwe. Gusa cya kirura cyo ntikigeze kivaho kiri ngo gihunge, kuko kitabashaga kwikura aho kiri. Ubwo wa mugabo yaje kubona ikintu cyamutangaje cyane. Ya ntare yaraje ihereza cya gice cy'inyama icyo kirura, cya kirura kirarya. Yatangajwe no kubona intare igaburira ikirura mu cyimbo cyo kugira ngo intare irye icyo kirura. Byaramutangaje cyane. Nawe byagutangaza? Iyo ntare imarije guha icyo kirura ya nyama, yahise iva aho ngaho ikomeza kwigendera. Umugabo nawe abonye acitse iyo ntare, yarishimye cyane, aravuga ati mbega mbonye igitangaza, mbonye ko Imana koko ikunda ibiremwa byayo. Buriya nanjye wasanga hari ukuntu yohereza umuntu akangirira neza, akampa ibyo kurya. None se niba Imana ishobora kugirira neza ikirura nk'iki ngiki, ikagiha ibyo kirya kitabasha kwikura aha ngaha, gute njyewe itabasha kuntunga? Ubwo uwo mugabo ava aho ngaho ajya hafi y'inzira nyabagendwa bategereze uwo Imana yamutumyeho bazamuzanira icyamutunga. Yarategereje, arongera ategereza koko. Arategereje burira, arategereza buraca, iminsi ibiri irihirika, ariko atabonye umuntu n'umwe wagirana ikintu gito amuha ku buryo yarya. Inzara yari imumereye nabi cyane. Ubwo abonye atakibasha kwihanganira iyo nzara, yavuye aho ngaho aragenda. Akigenda yaje guhura n'umusaza w'umunyabwenge cyane wagiraga inama abo muri uwo mudugudu wose. Ubwo yegereye uwo musaza aramubwira ati mujyanama mwiza, ugira abandi inama zikabagirira akamaro, zikagira aho zibakura n'aho zibageze. Rero nanjye ndagira ngo ugire inama. Ubwo umusaza yaramwumvishe, aramubwira ati ngaho mbwira ikibazo ufite, ndakumva kandi ndakugira inama. Ubwo wa mugabo nawe yamubwiye ibya ya ntare na cya kirura mu ishyamba. Arakomeza ati rwose nabonye Imana ikunda ikirura. Imana yagiriye impuhwe ikirura, ikoresha intare ikirura kibona ibigitunga, ariko njyeweho maze iminsi ibiri ntabona ikintunga, inzara yenda kunsinda mu nzira. Ese nuko Imana itanzi? Ntabwo numva impamvu
Imana yagiriye neza ikirura, ngiye maze iminsi 2 ntarabona icyo kurya, kandi nahuye n'abagenzi benshi mu nzira ntabuzemo n'umwe Imana yohereje kugira ngo agirire neza. Ese njye ntabwo Imana nzi ko Imana igirira neza ibiremwa byayo, ko Imana ariyo ibibeshaho? Ese njyewe ntabwo ndi ikiremwa cyayo? Ese njyewe mfiki n'Imana? Uwo mugabo amarije kuvuga ibyo ngibyo, wa musaza w'umunyabwenge yaramurebye aramwitegereza, aramubwira ati, ni koko Imana igenera buri kimwe iremwa cyayo uko gikwiye kubaho. Ntabwo wowe yakwibagiwe ngo igukure mu biremwa byayo, nawe hari ukuntu yaguteguriye kubaho. Ntabwo ari uko Imana itakuzi, ahubwo mugabo we, dore ikibazo ufite ubibona mu buryo butari bwo. Iyaba warebaga neza, iyaba witegerezaga neza, wari gutangazwa cyane ahubwo n'ukuntu Imana igukunda. Wari gutangazwa cyane ahubwo n'ineza Imana ikugirira ya buri munsi. Ntiwakagombye kuba uvuga gutyo. Ikibazo ufite, ntubasha kumenya neza uko Imana ikora, imikorere y'Imana. Ntubasha kumenya ineza Imana ikugirira. Mu ijambo rimwe nsubiza icyo kibazo cyawe, nakubwira nti Imana ntiyashatse ko wowe uba nk'icyo kirura, ahubwo yashatse ko wowe uba nk'iyo ntare. Nawe wumvishe iyi nkuru hari icyo yakwigishije. Rimwe na rimwe muri ubu buzima hari ubwo tutabasha gusobanukirwa imikorere y'Imana n'ubushake bwayo, ahubwo tukayibona mu buryo bugucamye butari bwo. Birashoboka ko muri iyi minsi uri kwinubira ubuzima ubayemo. Wumva ko ari bubi cyane, ko hari Imana yakwibagiwe, ko hari itakuzi, ko hari itakubara mu biremwa byayo, ko hari itakubara mu bana bayo. Ukibwira ko hari uwo Imana itakuzi. Subiza amaso wibuke byinshi byaranze ubuzima bwawe. Urasanga hari byinshi Imana yagukoreye bitangaje cyane, ariko wowe ufata nkaho ari ibintu bisanzwe. Tekereza neza, urabona ko ahubwo ineza y'Imana ari nyinshi kuri wowe. Uratekereza neza usange ko Imana igukunda cyane. Ibuka bya bihe bigoye wanyuzemo, ariko uza kubisohokamo neza. Utekereze icyabiteye, utekereze wumve ko ari Imana yabikoze. Uraza gusanga ahubwo ari wowe ufata nabi imikorere y'Imana. Urasanga ahubwo ari wowe ufata mu buryo budakwiriye ubushake bw'Imana. Mwakoze cyane kureba iyi video, muhabwe umugisha. Murushyigikire mukora subscribe, muduha ibitekerezo, ndetse munasangiza abandi video zacu. Muhabwe umugisha.